nitwa Danizo, witwa Francis, narinje ngo tuganire. Mani ifite ibibazo mbabarira uhinzana ibitekerezo n'ibyo ngibyo ntabwo mfite kuganira nawe. Dore urarakaye usigira umujinya nibyiyumvira ugira ukumva umuntu muri kumwe watumukubita ariko sibyo. Umva nakubwiye mfite ibibazo mbabarira. Cyangera urongera gutuzuza ijambo rimwe na rimwe. Ndeta nkukomeye kumwambye. Dore ufunze igipfunsi. Ingumi ni iki? Ingumi ni igihe ufashe ikiganza cyawe ukagifunga neza ugakoramo ikintu kimeze nk'ibuye ukumva wagitimbura umuntu ariko sibyo. Ingumi ni iki? Dore urarakaye. Mani mvana ibitekerezo n'ibyo ngibyo mani. Dore utangiye no gucira. Amacandwe ni iki? Amacandwe ni amamiliyaridi y'utuvangingo tugizwe n'amamiliyaridi y'ibinyabutabire ushobora gucira umuntu akaba yagira ikibazo ariko sibyo. Umva niba ushaka kurwana nje mubwenge twiyerekane mani. Nibyo koko twarwana kuko nanjye simeze amagi. Ugiye kuntu wajyaga babeshya ngo iyo ku rumogi ngo ubura ubwenge ngo bigenda gute ngo bikigoryo bukimara ndongeye nsoma akuruvije ntabirenze pe. Gusa mukomeze kugira umwaka mushya muhire na Noheli nziza bya 2017.